Sinanize ngo mwishyuza mbere. Wapfa ari ukubwira ngo ndayaguha ngo nitumara kubikora yarangiza akatavuga ati ngenda kugura sundi hari ibishyimbo wari uri kuma n'intoryi n'ibirayi. Umva aho numbeshye indangamirwa nta mikino mugira ngo bamufite utwembe hafi aho utuntu tw'imishyo ngo nugwite umukata isura. Cyane ariko ngewe hari n'uwo nafashe kwaje kwiba. Reka. Baba cyane. Ahita yaguha. Imbere. Senkani. Aje mwana namwe mucameje ubwo wabaye ari umugabo wayama. Ntayaguha. Senkani. None. Kandi nabwo nari nananyweye man. Ari nje wakunywesheje? None. Kurenza mwa. Senkani. Ubusari n'uyarenza? Cyane we wanyuma. Hari n'abayarenza man. Nakagaruka kuri chaîne yacu. Ibiganiro bigiye bitandukanye tuganira ku buzima bumwe na bumwe tugenda duhura nabwo cyangwa se imyidagaduro, siporo, ibituntu nk'utwo. Ndetse tukabaza n'umuntu utubazo tw'amatsiko tumwerekeyeho ibyagiye acamo akadusangiza bimwe na bimwe nyine natwe twakumva ko dushaka gukuramo inyigisho ewana tukanyine tukabishyira ku mutima cyangwa se tukabibika. Aka kanya rero turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane muri kubona kuri kamera ameze neza nkuko mubibona kuvuga ko ameze neza bwo nawe muri kubibona amaso ari kubahereza murabona araseka neza cyane amaso yo rwose n'andi bajavangura wagiye ni inyana iri mu ruhongore. Okay noneho rero tugiye kumwakira tumara kumwakira hari ahantu namubonye ndi gutembera ahantu mu kamodoka ukuntu mubona ahagaze ahantu hafi y'akabari ndamubaza ati bimeze bite ewana njyambwira aho ariko ndamuganuka uzaze tuganiriza abakunzi bacu twamubazaniye rero araza kutubwira ukuntu bimeze sinzi niba uri buvuga amazina cyangwa utari buyavuge tubwira ukuntu bimeze turakwakiye ikaze. Okay amazina yanjye nitwaye Oliver. Yego ngewe nkaba ndi indangamirwa. Uri indangamirwa? Yego. Uyu munsi none muri ukuntu nabazaniye indangamirwa. Izi ni indangamirwa rishatse kuvuga iki ntabwo rimenyerewe mu Rwanda. Nyine ubundi mbere bavuga ngo ni indaya ariko ubu ngubu Kagame yabikuyeho. Ahubwo uvuze indaya bagufunga ni indangamirwa. Iryo zina niho ryavuye ahubwo numvisha uvuga indangamirwa ngira ngo uba mu itorero runaka ry'ababyina. Oya ni abantu bacuruza umupuri. Bacuruza umuki? Umupuri. Turashize none umupuri. Okay none umva muri comment batubwire abari kutureba baza kutubwira niba ibyo ari kuvuga atari kutubeshya cyangwa se nine adasa nabyo. Uyu muntu murabona ameze nk'indangamirwa. Okay ubwo muraza kutubwira muri comment ngaho komeza utubwire umupuri wawe bimeze bite uwugezaho abantu gute. Ye cyambere mani phone cyambere ni phone kamamagana tukavugana twamara kuvugana mwaza tugahura. Yego byarangira tukahuza byamara gucamo tukagenda. Wenda tutaragera aho ngaho kugenda ukanahuza nawe ukamuha iyo mipuri yawe. Ndashaka kubaza ko mbona uri umukobwa ukiri mutoya icyo cyemezo wagifashe gute cyo kugira ngo ugende uhagarare hariya umuntu aze kugura nk'ugura intoryi cyangwa inyanya cyangwa igicuruzwa icyo aricyo cyose avuga ati 3 cyangwa 4 icyo cyemezo wagifashe gute byagenze gute ni uburyo bw'ubuzima rubaye mubi cyangwa n'ubundi ni igicuruzwa ucuruzwa umeze neza n'ubundi uvuga ati nge ndi mu kazi? Ni ubuzima bubi. Ubuzima bubi? Yego ubwo bwatumye njya muri ibyo ngibyo. Ese akabazo k'amatsiko kuko njya mbona abantu bacuruza iyo mipuri uri kuvuga ko mbona basa neza batabaye mu buzima bubi. Mani ni ubuzima bubi. Ubuzima bubi bugatuma ugira gutyo. Guca hirya no hino ukagira. Ngaho tubwire noneho umupuri wawe utangira ngahe? Mera kuri Senkani. Senkani? Aje mwana namwe mucameje ubwo wabaye ari umugabo wayama. Ntayaguha. Senkani? None. Kandi nabwo nari nananyweye man. Ari nje wakunywesheje? None. Kurenza mwa Senkani. Ubusari n'uyarenza? Cyane we wanyuma. Hari n'abayarenza man. Ariko ngo hari ikintu ngindangamirwa ngo hari ikintu ngo muzweho. Ngo amafaranga umucereka yaguhe. Ariko iyo mugezeho, ngo iyo mugeze mu cyumba. Iyo mugeze mu cyumba mugomba gukorera ibyo ngibyo. Ngo hari ibyo adakora.
ntibiba byadakora nk'ibiki cya mbere cyo kumva hari igihe avuga ngo ngenda akoresha agakingirizo yego umukobwa akaba ati njye ntabwo nkashaka umukobwa akavuga ngo ntabwo ashaka wiri gucuruza imipuro ushaka kumwanduza mwana nose abantu bose niko baba baranduye reka reka n'abantu bose ntabwo baba baranduye yego noneho icya kabiri ntabwo nyine ubundi umuntu abikora atari uko yishimye hari igihe dushobora kugenda twamara kugerayo ngewe kubera ko hari ibyo nshaka navuga ati reka mbikore kubera ko hari icyo nshaka ejo cyangwa reka mbikorera abana banjye bataburara yego ukabikora kubera kubw'ikibazo ufite yego nese hari umwana ufite wowe ndamufite uramufite yego wenda ariko nubwo ngewe ntemeranya nawe neza 100% ko kugira ngo ugaburire umwana cyangwa se umwambike cyangwa se ujye ku ishuri ngewe mu myumvire yanjye wenda baraza kutubwira nge numva ko utajya gucuruza uwo mupuri nk'uko uri kubivuga none ko akazi karabuze abagabo barabuze mwana uramutse ucuruza intoryi ukuntu abagabo bajya no kuguhahira se intoryi se ziragenda ntabwo zigenda ntabwo bazigura ucuruje intoryi abagabo byo byonyine ngameze igishoro urebe ko nzabisubiramo ngaho unciye cyamake nabwira abakunzi bacu tugaterateranya ariko rwose ntabwo ubereye gucuruza umupuri ubereye ku mwana wo mu rugo igihe kikazagera niba uwo mugabo wanaguteye n'inda mutanakivugana ewana akagushaka gushyira mu mago ukambara igitenge mwana afite urundi rugo ntabwo byakunda afite urundi rugo ariko nizere ko atagufashe ku ngufu ataramfashe abujijwe n'iki yagufashe ku ngufu yego ariko yakurikiranwe n'inzego z'umutekano baramufashe ubu arafunze baramufunguje waramufunguje amaze gufungurwa ntiyagufasha yego kugeza n'izi saha nta kintu na kimwe yagufashe ufite imyaka ingahe 17 ariko namwe hari ukuntu abakobwa b'iki gihe namwe mugenda mukagira gutyo ugasanga ubajije umusore ngo uriyo ukagenda wambaye utwo tuntu ndi kubona wambaye kuri kamera ubwo se ushobora kwibwira gute ko sibyo niba ugiye gusura umusore ashaka kukureka niyabatijwe byibura ngo umushyiriye kado cyangwa ugiye mu butisimu ugiye ubuze kuri bugaruka tagaruka rwose ukuntu muba mwagiye munambaye mba mbona rwose n'abagabo nabo hari igihe barengana mu ibiki ntabwo baba barengana ntabwo baba barengana noneho rero ubwo ubundi se wenda njye nkubona kiriya gihe numvaga narabikubajije ngira ngo ni burage ndavuga kugira ngo mbibone ko biri seriye uzaze ubibwire abantu bakubone sibyo nubivuga kuri kamera nanjye nzabyemera nk'ukuri nibyo umazemo nk'imyaka ingahe imyaka 5 nshaka kubaza akabazo k'amatsiko byibura wakubiswe ushobora kwakira abantu bangahe nakubiswe ku munsi 4 abantu 4 abakunzi bacu bari kudukurikirana baze aravuze ngo ni abantu 4 ku munsi mw'abantu mwe urebe ukuntu indangamirwa ziba zarakoze akazi ufasha abantu 4 ufasha abantu 4 ugakuba n'iminsi 7 ni abantu 28 abantu 28 uramutse ukubye n'iminsi wenda 30 igize ukwezi ni abantu 840 abantu 840 ukubye n'imyaka 5 kambabwi abantu 400 abantu 4200 wahuye nabo cyane tutabaza bagarutse ngaha namwe nimumbwire mwabakunzi bacu ubu indangamirwa ushobora kuyijyana ikazavamo umugore yararongwe 4200 cyane ariko uzi ko bamwe nabo bubaka tubwire ukuntu indaya arizo zishobora kubaka kurenza abantu basanzwe icya mbere cyo aba yarabigiyemo yego akajyaho ngaho akabihaga akabivamo niba ashobora kubihaga sibyo tubwire ibyo ashobora guhaga ibyo bintu niba ashobora kubihaga azagera mu rugo rwe sibyo ko biriya bintu bishingiye mu buryo bwa biriya bintu natakore inshingano ze neza urugo ruzakomera gute kandi yarabihaze nyine rahuye n'abantu nyine we ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubihaga nyine ku buryo no mu rugo rwiwe byamunanira wapi ntajya yumva nyine kubikora yumva abirambiwe ndabona atereka mitemo niba mbonye umugabo ari we wenyine tubikorana yego wenda mu kazi kawe ujya ukora
ni izihe mbogamizi ujya uhura nazo abagabo wenda uhura nazo ukavuga ati uyu mugabo izi mbogamizi muye nazo pe? ni ukugenda batanyishyuye. Sinanize ngo mwishyuza mbere. Wapfa ari ukubwira ngo ndayaguha ngo nitumara kubikora yarangiza akavuga ati ngenda kugura sundi hari ibishyimbo wari uri kuma n'intoryi n'ibirayi. Umva aho numbeshye indangamirwa nta mikino mugira ngo bamufite utwembe hafi aho utuntu tw'imishyo ngo nugwite umukata isura. Cyane ariko njyewe hari n'uwo nafashe kwaje kwiba. Reka baba cyane ahita yaguha imbere warafasha arajwigira bubeba. Mpaye nka turashese arayagora avuga ati nagukinisha. Namwe ngo najya ndebe ukuntu wifata. Niba atari ibanga yarego yangahe? Yamaye 20. Ubwo mukirirwa n'umunsi wose? Oya. N'amasaha. N'amasaha. Ya mafaranga karaye araya marasora. Amasaha ne mwana. 20 paka zimazemo. None igeze guha n'umutanzania nawe. Wacana buje. Acana buje? Tubwira ibyo gucana buje ntago mbizi pe. Arambwa ngiye kwicana n'ubona ishize. Nanjye ngo ndakuva. Dorashize. Nanje yacanye buje atangira igikorwa ko ari buje se ko ari buje itinda gushira. Ari buje itinda gushira yego. Ariko umbo byageze hagati no batari ko rero kujya reka nyagusubiza undeke nireka reka. Bibaho ko indayishaka gusubiza amafaranga se? Cyane. Warashubije avuga ateshwida. Mani batipe mani banywa ibinini. Banywa ibinini? Hakuze ko numvishije indazi kubivuga nkagira ngo nukubeshya. Mani banywa imiti. Banywa imiti? Banywa imiti. Ibyo yani ngo ni Viagra. Uramusubiza uravuga atanda ntuyeho. Cyane. None ko arege mujya mugayanga abagabo ngo bafite ngo gutongo kunini none niba warahuye n'uwo ngo kuki wamushubije ahubwo ukasubiza mani. Ari cyo usubiza. Izindi mbogamizi yo ni ya mbere. Izindi mbogamizi ni uko tubyariramo. Akagutera inda ariko nyine wazamubwira ati ni yawe akayihakana. Akavuga ati ariko biranumvikana ntago wabahuye n'abantu bane ku munsi ngo ubwire umuntu ngo ibyinda abyemere kandi nawe hari ukuntu byagiye bigenda ukagenda wakira abantu benshi si ubwo ngo ko urumva butamugoye. Ariko hari n'umuntu umwe azavuga ati rero akugira ngo wicuze reka ujye unyaka buri kira kitu cyose icyo ushaka cyose nyiguhe ariko ntuzongeye kuzajya ugira undi muntu muryamana. Yego. Akaba ari ugutera inda. Noneho mbwira ukuntu ushaka kubihuza ukuntu ushobora kuguha ayo mafaranga ariko nyuma ukarenga ukajya no mu muhanda konjyamo n'indaya zitwite ziri mu muhanda. Uzubura umugore twite ukuntu aryoha. Turashize none. Ngaho tubwira ibyo bintu uvuze. Aryoha kubi. Netse ko utari umugabo ibyo bintu bimenye. Niko numva bavuga ngo umugore twite araryoha. Reka ibyo bintu urabizi neza cyane. Nawe wumva babivuga gusa ariko ntabyo uzi. Nanjye nyine numva bavuga ati umugore twite araryoha pe ariko nanjye sindi ngo kuko araryoha. Ngaho rero twibwirire akenshi muvuga ngo abagabo bagira irari. Ese ni irihe banga mukoresha kugira ngo mukurure abagabo agende ejo azagaruke n'ejo bundi n'ejo bundi? Ni ukukimuha neza bro. Ni ukukimuha wivuye inyuma. Nirizo ukarimena. Muri make ibyo nibyo mukuruza abagabo cyangwa se kwirekura ukarusha wa mugore babana. Ariko njya numva wenda umunyamakuru mugenzi wanjye icyo kibazo akubajije ariko njya numva ngo mugira n'uburozi. Ubuheze? Ngo hari ukuntu ngo mufata ngo nuza bimwe na bimwe byiwe mukabifata mukagenda mukabirogesha mwamara kubirogesha ugasanga umugabo arahwitagiye abaye ikimara yiri wabiruka inyuma akagaruka handi yasubasa. Njye ntago nabikora. Ariko arababikoresha? Yego. Agishaka kumuza? Kuko mu bigaragara nta kuntu wambwira ngo umugabo ataye umugore we mwiza wenda rimwe na rimwe ugasanga anasanze n'umuntu uri hasi y'umugore we. Ibyo bibaho cyane. Nyine nirihe banga?
urega buriya reka ngo uyu mugabo ntabwo azava mu rugo rwawe ngo agiye hanze mu ndaya ariko hari ibyo wuzuza ese ko njye numva ngo abagabo ngo ntabwo banyurwa ngo uko byagenda kose ngo uko yaba ngo umugore yaba ameze kose ngo aragenda nyine umugabo hari igihe atanyurwa abagabo hari igihe batanyurwa n'igihe abagore batazuza inshingano nk'uko bisabwa yego ngaho tubwire nk'ibintu bine ushobora gukorera umugabo ukamukurura ku buryo wenda umuhuza nk'umugore we cyangwa atazajya ahandi. icya mbere ni keyamuha icya kabiri ni kumwiha wese nyine nkamwirekurira icya gatatu hajya ashaka kuza akambwira ati rero Oliva bimeze ukuntu yego hanyuma nkumva ikibazo afite hanyuma ngiye nkakimukemurira hari n'uzamana ngiye simuca amafaranga bitewe n'uko ameze. none se we ni ubuhe buryo umugabo ashobora kubikoramo ku buryo wumva ko nta wundi wenda nubwo uba wararyamanye na benshi ariko ukumva hari akarusho kuri we? mane hari umugabo ukugerezayo ukumva ni sawa kabisa tuvuga ati niyo nahita mpfa. ubwo aba yabikoze umwanya munini cyangwa hari ibindi hari umwanya munini hari igihe abikora umwanya munini hari n'igihe abikora nyine akwereka ko ari proud yabyo. ndumva ari ibintu mukuruza abagabo ari byinshi cyane byinshi rwose niyo mpamvu umugabo ujya kubona ako se ngo n'imyambaro ngo migufi ngo nayo ijye bigiramo cyane none se naje mu kiganiro nyambaye ubu uri kwamamaza cyane welcome rekasi bazi cyane wenda ubu ngubu bakubonye abagabo nabo muri komenti rwose bari kwandika ndi kubibona bari kuvuga ati uwo mukobwa turabona ari mwiza cyane duha inomero ze ndaza kuzibahe rwose ndaza kuzishyira muri komenti ndaje nzibereka. none se reka nkubwire wenda uratubwiye ngo wahuye n'izo mbogamizi ngo byagenze gutya na gutya hari umugabo mwarageze mu cyumba akagukubita byibura cyangwa akagufatiraho icyuma ko njye numva ngo hari n'abagabo ngo bameze gutya? njye ntabwo biramba ko numva abenshi bibabaho. hari uwo wabonye se byigeze kubaho byibura? ajya no mu bitaro pe. ajya no mu bitaro ariko se akantu k'inzembe ngo murazigenda? njyewe ntabwo menya ngendana ariko abandi ngo baba bazifite cyane. none se ngaho tubwire hari abakobwa bari kukureba sibyo? hari abakobwa bari kukureba ubona ushobora kubashishikariza ko bagomba kubyinjiramo cyangwa se hari inama hari ubutumwa ushobora kubahereza utarabijyamo ntazabijyemo kuko nta cyiza cyabyo. yego abandi natwe tubijyamo ari uko twabuze hari ibyo twabuze umwana wenda agiye kuburara ukabona umuntu akamubwira ati ngwino nguhe wenda nk'iryo 10 ukarifata ukamuhahira wenda ndagira ngo hano hantu utanga umucyo sibyo? uravuze ngo utarabijyamo uri kukureba ngo yabireka sibyo? niba yabireka ngo namwe mubijyamo gukubera ubuzima bubi ngo hari icyo mwabuze bivuze ngo uwo mukobwa wese wabuze ikintu sibyo? wabuze ikintu wese ni ngombwa ngo ajye aho hantu cyangwa hari ubundi buryo ashobora gukoresha? mane nyine akazi gasigaye karabonetse ubu nanjye ngiye kubivamo ndebe icyo nakora. nawe urebe icyo wakora. ubwo rero bivuze ngo nawe nubwo ukarimo ukaba ntabwo uba ubyishimiye? yego ntabwo uba ubyishimiye bivuze ngo ni akazi ushobora gukora kubera ko wabuze ukugira? yego birumvikana. abakunzi bacu rero nizere ko ahubwo niba hari ufite n'akazi yakandangira nkabivamo. akazi hano abantu batureba bafite ubuzi bwinshi cyane tureba abashoramari iki n'iki akazi ushobora gushobora ni nk'akahe? shanjye akazi kose nagakora. akahe wavuyemo kandi iyo uvuze kose havuyemo ko kwicuruza ko ntabwo nagakora ariko kandi kose kabaho nagakora. akazi ko kwicuruza ko uragakora urumva nyine kongeye kugahagarika niko utasubiramo. ntabwo nagasubira ariko ibindi byose ushobora kubikora. ubu se wakora akazi ko mu rugo n'ukuntu mbona usa? nagakora. ni mwe mwebwe mugenda mukagusha abagabo b'abandi ukagenda ukaguca imbere sibyo? kugira ngo ukambara akantu kagufi kugira ngo akurebe ukundi kuntu usanga umutwariye umugabo. ubwo se icyo akenshi hari n'igihe muvuga gutyo ugasanga babarangiye n'akazi ariko mwagera ugasanga mugushije abagabo b'abandi. barangiye akazi ko mu rugo ntabwo nagakora. urabavuze kose nyine ugomba gutanga umucyo. akazi ko mu rugo uzi impamvu se akazi ko mu rugo baragusuzugura ba nyokobuja. yego ariko kandi katarak'uburaya katarako mu rugo ko nagakora. ko wagakora bivuze ngo zino nimero zawe ko twazishyizemo
turuza kuzipininga muri nuza bivuze ngo umuntu ushobora kubona akazi aba yaguhamagara yego kanditse nako bazaguhamagara oya ko gutanga umupuriko wapi uzamenye utangira aho utangiraga oya kandi kubwa ngiye kubireka nawe ugiye kubireka okay abakunzi bacu bari kutureba okay noneho ubwo inomero bazibonye ubwo baraza kuguhamagara sibyo niba mara guhamagara mwivuganira ibindi ni ibyanyu niba nimuze gutangana imipuri ibyo ni ibyanyu